Abakurikiye Kamukama TV Rwanda twongeye kubasuhuza, twongeye kubakira mu biganiro byacu mukunda kandi mwishimira. Ndabakiriye rero muri studio za televiziyo ya Kamukama ku murongo wa YouTube channel witwa Kamukama TV Rwanda. Muri aya masaha rero ikiganiro cyiza, ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye Prose, araza kuba turi kumwe. Hanyuma umushyitsi mukuru dufite mu kiganiro cyacu, dufite ibyo turi bubaze, yitwa Besime Rusi, araza kubibwira mu buryo buhagije, ariko ayo ni amazina ye azi. Ni umumama. Hanyuma turaza kuguma tuganira nawe. Reka mbahe ikaze mu biganiro byacu, ariko mbere na mbere mbanze kubifuriza ibihe byiza bakurikiye Kamukama TV Rwanda. Abarwaye Imana ibahe gukira, abafite ibibazo bitandukanye Imana iri kumwe namwe kandi iraza kubibakuramo. Abishimye namwe mushima Imana kuko mufite impamvu zo gushima Imana. Turabakiriye rero kandi turabanezererewe. Hanyuma reka twegere Besime Rusi twatumiye mu kiganiro cyacu. Besime, ni amahoro? Umeze neza? Wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Watangira wibwira abakurikiye Kamukama TV Rwanda bicyo wumva bakumenyaho. Nitwa Besime Rusi, ni umumama, mfite umugabo n'abana 4, 2 ni Impanga, abandi 2 barakurikirana. Ndumva ari ibyo. Arakoze cyane. Mwamwumvise, yitwa Besime Rusi, ni umumama wubatse ufite umugabo n'abana 4, kandi muri abo 4 harimo Impanga. Nari mfite amatsiko menshi yo kuzahura n'umuntu wabyaye Impanga kugira ngo atuganirire kubyara Impanga biba bimeze bite, iyo babona bumva bimeze bite, iyo batwite se biba bimeze bite. Mu by'ukuri muganga akikubwira ngo utwite Impanga wumva bimeze bite? Nibyo turi buganireho. Ndabizi ari benshi mufite ayo matsiko, kandi ndabizi Besime Rusi arayabamara. Hanyuma tuze kugerageza tuzamure n'ijwi kugira ngo abakurikiye ibiganiro byacu baze kutwumva neza. Besime Rusi, ukiri umukobwa wigeze wifuza kubyara Impanga ngo wumve ari icyifuzo ufite, ubisengera ubyifuza? Ntago nabitekerezaga ko nzabyara Impanga. Nyine numvaga nzabyara, ariko ntago natekerezaga ko nabyara Impanga. Nta nubwo wigeze ubishyira mu byifuzo ngo wigeze kubonaho Impanga uvuga uti nanjye icyampa nkazabyara Impanga, cyangwa se hari uwo mu rugo umuvandimwe wanyu wabyaye Impanga nawe ngo ubyifuze? Ntago nigeze mbishyiraho umutima ngo mbitekereze, gusa numvaga nzabyara, ariko ntago natekereje. Nta nubwo nigeze mbisengera ngo mvuge ngo Mana uzampa Impanga, cyangwa mpore nsaba ngo Mana uzampa Impanga oya, ntago nigeze nzisaba. Hanyuma n'igihe nabonye nzitwite, natwise nk'ibisanzwe ko ahantu hose umuntu wese atwita, gusa nkajya numva uburemere bwinshi butandukanye nuko nari narigeze gutwita umwana umwe. None se ndagira mwibarize, mbere yuko ujya kwa muganga muri ecography ngo bakubwire ngo utwite Impanga, hari uburyo wiyumvagamo bitandukanye n'ubundi wari utwite ukavuga utari ibyo ari byose, niba nwita umuntu munini, niba nwita Impanga simbizi, hari impinduka wumvaga zidasanzwe? Impinduka zarabaye nini, nkajya numva ntago ntwita umwana umwe, kuko umwana umwe nari naramutwise nkumva nta kibazo, nkiberaho numva ari ibisanzwe. Wenda nk'indi imaze kuba nkuru akaba aribwo wumva uburemere bwinshi, ariko ku Impanga inda ikiri ntoya cyane numvaga uburemere bwinshi, nkajya nibaza se umwana hari ikindi kintu kirimo kiremereye, ni iki kintu mfite mu nda gifite uburemere bungana gutyo, nkumva ntago mbyumva. Nyuma y'igihe rero, kuko ngiye no kwa muganga guca muri ecography, umuganga yarambwiye ati utwite umwana w'umukobwa. Ntegereza ko ambwira ngo harimo wa kabiri, kuko numvaga atari umwe. None muga ni umwana umwe cyangwa ngo ni umwana umwe niwe ndeba? None se umwana umwe wenyine? Ni umwana umwe. Nkaho yareba neza. Ku ruhande se hari iki? Ati ni ibisanzwe.
hamara akanya tuganira ngiye no kwigendera nyine arambwira ati ati uzi ko harimo undi mwana ndabwira ntabwo naba ntwite umwana umwe rega nabyumvaga. abakurikiye Kamukama TV Rwanda murumva urugendo rwa Besimerusi yibaruka Impanga uko byari bimeze. Ati kwa muganga babanje kubona umwana umwe, hanyuma ambwiye ati numwe, ati numva simbyuba kubera ko yumvaga mu by'ukuri aremerewe. Impanga zawe ni ukuvuga ko ari abakobwa bombi se? Yego ni abakobwa bombi. Ni abakobwa bombi. Bitwa bande se? Ushaka amazina yabo? Amazina yabo yose se cyangwa rimwe rimwe? umwe yitwa Rowini undi akitwa Rowena. amazina meza cyane. Nuko rero mbwira, muganga amaze kwerura ati utwite Impanga, mbwira ibitekerezo wagize, wumvise mu mutwe bimeze bite, n'iki cyakubaye ukimara kumenya ko utwite Impanga? Numvise nishimye, numva mfite amatsiko yo kubabona, ko nubwo nambwaga se nta kuntu wahindukiza nkareba wenda niba amasura yabo yagaragara, nkareba ukuntu basa, ati oya ntabwo byakunda. Numvaga nshaka kubabona, gusa numvaga nshaka ko bazavuka basa. Ukiva rero imbere ya muganga, ndabizi hari abo waterefone, umuntu wa mbere waterefone ngo mubwire uti nwite Impanga ninde? Ni murumuna wanjye. Wahise uhamagara murumuna wawe uti nwite Impanga? We yifashe ate? Uko wibuka yagushubije ngo iki kuri telefone? Yarasetse gusa mwe ngo se Impanga zirimo muri iyo nda yawe. Reka makanya mugenzi wanjye Porose nawe akubaze muri urwo rugendo rwawe, tugende gake gake. Murakoze cyane Rusi, twongeye kwishimira kukwakira kuri Kamukama TV Rwanda. Inkuru yawe inkoze ku mutima pe, kuko ubu jyewe ndumva nkumbuje gutwita Impanga nkazibyara, nkumva ukuntu bizaba bimeze. Urakoze cyane Rusi. Njyewe ndashaka kumenya umunsi ubyara Impanga. Ese umaze kubyara abakobwa bawe babiri beza, wumvise muri wowe umeze ute? Wabyakiriye ute? Mbese ni ishusho y'ukuntu wiyumvaga, wumvaga bishushanyirize mbyumve. Ndifuza kumva ndi umubyeyi nibarutse abakobwa babiri umunsi umwe, ukuntu uwo munsi waba umeze. Nari nishimye cyane ko bitanangoye, ntabwo banduhije kubabyara. Narabishimiye cyane ariko narabishimiye cyane, n'abaganga barishimye kuko nabo ntago mu by'ukuri ukuntu babitekerezaga ntago ariko byagenze. Narahageze iminota mike nkigera kwa muganga. Umuganga wari uhari nyine uri tayari kumbyaza yaraje, ndamubwira muganga rero nahageze ni gutya bimeze, nyine ndabimubwira, mfite abana babiri. Ndamubwira nti se mubwira ahantu ngiye numvaga nshaka, kuko bitewe n'ahantu inda yamfashe ndi, aho nateganyaga kujya kubyarira ntabwo ariho nagiye, nahise njya hafi aho ngaho. Muganga ndamubaza se byashoboka ko najya aho numvaga nshaka? Arambwira ati ntabwo wagerayo, ati we guma hano iminota mike uraje urebe. Nta minota, ntekereza ko nta na 20 yashize, abana mbona bari aho ngaho nyine bahanyereka umwana. Ni ukuvuga ngo naguciye mu ijambo, abakobwa bawe babiri warabibyaje neza, ntago bakoparatinze? Ntago bigeze banyoparatinga, nababyaye neza. Ndaserebura nyine, n'abaganga baraserebura, n'abandi bantu bakora aho ngaho kwa muganga bari bahari, baravuze uyu muntu uje nonaha bigenze gute. Byari ibyishimo byinshi kuri njye, n'abari bari aho twari kumwe bose twaraserebuye. Birumvikana ko byari ibyishimo ku muryango. Ndakomeza njye mbaze nk'umubyeyi,
ubyara impanga urataha ucyura abakobwa bawe beza babiri rusi uri mu rugo abantu baza bakwita narongo ese ubundi bisanzwe kurera impanga biroroshye ntabwo bigoye cyane, ntabwo bigoye, ni nk'uko ubyara n'ubundi umwana umwe ukamurera uko ushoboye kumurera. N'abana babiri rero cyane iyo hari umuntu ugufasha ukamuha umwe mu gihe urimo nko konsa umwe, cyane cyane iyo ari batoya hakagira umuntu ugufasha, ariko iyo abana bababyaye urabarera urabashobora, birizana, nta n'umuntu ukwigisha, birizana ukabarera ku buryo ushobora kumufata umwe ukamushyira hano kuri iri bere n'undi ukamushyira kuri iri, abana bakonka kandi nta n'umuntu uhari wo kugufasha. none se tujya tubona umuntu yibaruka umwana umwe ukumva uramukunze ku rwego nta kintu cyamusimbura mu buzima, noneho mbwira iyo bafite ari babiri ku mezi amwe iminsi imwe, ni ukuvuga ngo ubona revo yabo ukuntu bakura biri ku rwego rumwe, ese hari uwo ukunda kurusha undi? Ese rusi bose nyine wabyayeho umwe urabizi ukuntu byari bimeze umufite ari umwe, noneho nsanishiriza urwo rukundo n'umunsi uba ubakikiye ari abakobwa babiri cyangwa abahungu babiri, nyine mbwira hari uba wumva ukunze kurusha uwundi cyangwa bose uba wumva biri ku abana rwego bombi uba rumwe? ubakunze, bombi uba ubakunze, ahubwo ngewe noneho naratekerezaga nkavuga ese aba bana bombi ko mbona mbakunze, ubu iyo nze kubyara umwe ubu uyu nguyu koko ubu aba ari he, nkumva nyine bombi mbakunze cyane, abana bombi mba numva mbakunze cyane bombi ku rwego rumwe. Uyu munsi abakobwa bawe bageze mu gihe kingana iki? bagiye kugeza imyaka 3, harabura ukwezi kumwe bageze imyaka 3. Ese abana b'impanga bakambakambira rimwe bagatambukira rimwe cyangwa bagenda bahanamo intera? Hari igihe babikorera rimwe, hari n'igihe basigana, ugasanga umwe agize imbaduko kurusha undi, ariko kenshi baragendana, utuntu twinshi badukorera hamwe, ko baba bari kumwe barasangira, ibintu byose babikorera rimwe, ariko hari igihe ko ngewe abanjye umwe yatanzeho undi gukambakamba, umwe yakambakambye imbere y'undi, no kugenda amutanga guhaguruka, ariko badasiganye cyane, nanone ari hafi undi nawe agahita mu minsi ingahe ukabona undi nawe yagiye, mu minsi 3 4 ukabona n'undi nawe yakambakambye. Kamubaze ikindi kibazo kugira ngo ube mugenzi wanjye, niba nawe afite icyo ashaka kongera kukubaza, tujye twumva amakuru. Abana b'impanga iyo umwe arwaye undi ararwara, iyo umwe arize niyo baba batari mu mwanya umwe n'undi ararira, iyo umwe yitsamuye n'undi bimubaho, ese ni ukuri niko bigenda? Icyo nabonye ni ukurwara kenshi, akenshi iyo umwe arwaye n'undi ararwara, cyangwa se umwe akarwara uyu munsi nkajya kwa muganga nkagaruka undi yari muzima, byageza nijoro nawe akaba yarwaye, ugasanga uyu munsi nagiye kwa muganga njyanye umwe, ejo nkazasubirayo njyanye undi, ariko ibyo byo kuvuga ngo umwe ngo niyitsamura n'undi aritsamura, byo ntabwo nigeze mbibona. Rusi nanone ni amakuru nyine tuba twumva, urumva ntabwo ndabyara impanga, bajya bavuga ko gatoya arusha gakuru imbaraga n'imbaduko, ese hari icyo waba warabibonyeho mu mpanga zawe? Ngewe ukuntu nabibonye, rimwe hari igihe usanga gatoya agifite imbaduko kurusha gakuru, nyuma y'iminsi mikeya wareba ugasanga gakuru yamunyuzeho, ejo ukabona bari ku rwego rumwe, ejo ugasanga umwe yanyuze ku wundi, gutyo gutyo, ntabwo ubona nyine amuruta cyane. bivuga ngo koko gatoya ahora arusha gakuru imbaraga? Ntabwo ariko nabibonye, gusa nyine nanjye niko njya numva bamwe babivuga ngo gatoya barimo, hari nk'igihe baza nk'umuntu akaza akabareba ngo uyu niwe gatoya, kandi ugasanga uwavuze ngo ni gatoya niwe gakuru, ati ba gatoya bakunda kuba baruta ba gakuru, ariko ugasanga ntabwo ari uwavuze ngo ni gatoya ntabwo ari we gatoya.
abakurikiye Kamukama TV Rwanda turacyari kumwe na Besime Rusi ufite izina rya Narongo. Nanone jyewe mfite utubazo tw'amatsiko twinshi ndasa no gusubiza inyuma ho gato mugenzi wanjye yaragezeho hirya cyane. Ndagira ngo mubaze, umaze guhamagara murumuna wawe uramubwira ati ndatwite kandi basaze rwita impanga, nuko ahise avuga ati mbega muri iyo nda yo harimo abana babiri, mbese wumva ibintu biramutunguye nawe birakunejeje ibintu nk'ibyo. Ndagira ngo mubaze, ndabizi ugufashe telefone ugiye guhamagara umugabo wawe rero. Ndagira ngo umbwire ukuntu wahamagaye, ibuka iki kiganiro mwagiranye, utangira uti halo. Ntabwo namuhamagaye, we twari turi kumwe. Mwari muri kumwe, ni ukuvuga ngo mwabimenyeye icyarimwe. Ngaho mbwira uko uhamagaye mama wawe rero, umubwira uti mami mwita Impanga. Ndabizi waramuhamagaye. Maze guhamagara muri nanjye nahamagaye mama kubera ko mama wanjye nawe ni Impanga. Burya se nawe ni Impanga. Naramuhamagaye ndamubwira rero nanjye ngiye kubyara Impanga nkawe, wewe wavutse uri Impanga ntabwo wabyaye Impanga, none ngiye kubyara Impanga. Kambwa utwita Impanga, nkamubwira ngo utwita Impanga uzi uzazibyara uzazishobora, ndamubwira nzazishobora. Nuko nyine nawe yarishimye arambwira ati wawe iwacu iwabo bavutse bafite abana b'impanga benshi, ariko mu bo bavuka nabo nta wabyaye Impanga. Noneho rero tugiye mu myiteguro yo kubyara, birumvikana ni ukugura imyenda. Mbwira uko rero waguraga imyenda y'impanga, biba bimeze bite? Ese ugura ingobyi ebyiri, ukagura ibintu bibiri kandi bisa? Ndagira ngo mbwire niko biba bimeze. Njyewe naragiye ngo ndaterura nyine, kumwe haba hari amapaki, niba ari utwenda haba hari imyenda ipakinze irimo utwenda twinshi, n'indi ugasanga gutyo. Niyo nagiye nterura, najya no mu isoko nyine gutoranya, nkagenda ntoranya nyine utwenda ariko tujya kumera kimwe, utwinshi nyine. Icyo gihe twarasaga cyane ko nyine umuntu iyo agiye kubyara umukobwa ugenda ugura utwenda tw'udupinki, utuntu nyine nk'utwo nitwo nagiye ngura, ariko imyinshi yarasaga. Aho ngera umbwire, gukarabya umwana, konsa umwana, bigenda bite? Ubanza ukuri hafi, hari ukuza mu mutwe mbere ukumva umufitiye imbabazi kurusha undi, ukajya umukarabya mbere y'undi, biba bimeze bite? Njyewe nateruraga uri hafi yanjye cyangwa se bitewe n'uwo mfite akaba ari we nkarabye. Hari ukuntu tujya tubona abamama bajya gukingiza bakagendana n'abakozi. Ndagira ngo umbwire, hari umwana wumvaga yatwarwa n'umukozi undi ukamwitwarira? Byabaga bimeze bite? Umuntu wantwazaga umwana ngiye gukingiza inshuro nyinshi ntabwo yari umukozi, yari umuntu nyine wamfashaga w'inshuti yanjye. Ko maze kubyara abo bana nyine yahise ambwira ati ngomba kuza nkakuba hafi nkagufasha, ko yaramfashije cyane, nawe Imana imuhe umugisha. Twarajyanaga. Noneho muri icyo gihe gatoya inshuro nyinshi yari afite ibiro byinshi, niwe nakundaga guheka, kuko we nyine yari umumama ukuze, yaravuga agateka ntihekere ka gakuru ko kifite ibiro bikeya. Mu gihe nyine gatoya yarutaga gakuru, icyo gihe akaba ari we aheka. Bamaze gukora bagejeje nko mu mezi nk'5, 6, gakuru yari amaze gusiga gatoya, akazajya aheka gakuru, ngiye nkaheka gatoya gutyo. Noneho ndagira ngo mbwire abakurikiye Kamukama TV Rwanda ibintu nibura nka 3 cyangwa 4 byiza byo kubyara Impanga. Kubyara Impanga ni byiza. Kubyara abana babiri icyarimwe bagakurira rimwe, bareba bakurira rimwe, mbese biba bishimishije. Bagakina udukino tumwe, bagakurana, biba ari byiza cyane. Hanyuma hagomba kuba harimo ariko n'intambara, kubera ko niba kurera umwana umwe bivunana, birumvikana babiri ni ibindi. Tubwire challenges wahuye nazo mu kurera abana b'impanga. Challenge nahuye nazo, kera najyaga numva impamvu ahari abantu benshi bagurira abana b'impanga ibintu biba bisa, niyo bamaze gukura, bamaze kumenya nyine ibintu, ku buryo wamuha ikintu akacyanga ati ngenda cyanga bashaka iki bombi, ariko iyo bisa
ntabwo babimenya nyine, umwe afata iki n'undi agafata kiriya kuko byose birasa, ariko iyo bidasa barabirwanira. Inkweto bakarudira inkweto imwe, ariko iyo zisa umwe afata zimwe n'undi agafata izindi. Rero niyo challenge nagiye mbona nkavuga ni birashoboka kuba ariyo mpamvu abantu bagurira abana ibintu bisa b'impanga, ibintu bisa ugasanga ibintu byose biba bisa, no kugira ngo umwe atagira ibyo aririra bataririra ikintu kimwe. kurera impanga biravuna birumvikana, hari n'abagufashije. Nibura fata uyu mwanya Kamukama TV Rwanda iguhaye ushimira abantu nka 3 bagufashije kurera impanga zawe kugeza ubu ngubu. Abantu bamfashije ni benshi, ariko ndashimira cyane cyane mama wanjye, kuko urumva amaze kubyara yahise ava iwe mu rugo araza iwanjye igihe kigera mu mezi 2 turi kumwe. Yaramfashije cyane, Imana imuhe umugisha. Amaze kugenda haje uwo mumama nyine wundi twagumanye nawe, Imana imuhe umugisha mwinshi cyane, ko no mubyeyi mwiza, ko twamaranye igihe kinini cyane. Mushimira umuvuga no mu izina kuko yakukoreye neza. Yitwa Mama Grace, niryo zina rye tumwita, ariko ubundi yitwa Christine. Ariko Imana imuhe umugisha mwinshi, yaramfashije cyane, yambaye hafi. Twaragumanye abana arabarera, twatandukanye abana bamaze kumenya kugenda. Urumva rero ni umubyeyi mwiza, kandi ntabwo usuwa ngo yari umukozi oya, umubyeyi nyine twabanaga. N'umukozi nari mufite, ariko umukozi yakoraga ibindi wakagumana abana. Igihe cyo kujya mu kazi kigeze, urumva nahise njya mu kazi, abana bagasigarana n'uwo mama, akabamenya akabitaho, akiriranwa nabo, nkaza gutaha nyine ngasanga nta kibazo, ntabwo nirarikiraga. Ahari niyo mpamvu navuga ngo ntabwo kurera impanga birushya, nuko wenda nari mfite abazimfasha simvunike cyane. Nuko Mama Rusi, nitugira amahirwe ukabona ino video, ni ukuri Rusi aravuze ngo warakoze cyane cyane, warakoze kumufasha, n'ubundi usanzwe umufasha, n'ubundi uri mama we, ariko arabyatuye n'akanwa ke aragushimiye. Mama Grace, nugira amahirwe ukabona iyi video, Rusi aravuze ngo aribuke neza wamugiriye, Imana iguha umugisha kandi ukongerere. Rusi, nanone tugiye kuguha aka kanya ugira icyo ubwira impanga zawe. Umunsi bakuze bakaba babona iyi video, ugiye kubabwira iki nka mama we, nka mama wabo ugiye kubabwira iki? Abakobwa bawe gira icyo babwira. mbasabiye umugisha ku Mana, Imana izabahe gukura neza, bakure bakunda gusenga, bakure bubaha Imana n'abantu. Umugisha Imana itanga kuri iyi si wose izawubahe. Bakobwa ba Rusi, nimubona iyi video mwumvise ko basabiye umugisha, namwe nimuzamutenguhe, muzaba abana beza, muzaba abakobwa beza, bakunda ababyeyi, babubaha. Imana ibahereze umugisha. Hanyuma dusoza n'iki wakwifuriza umutware wawe, papa w'abana, Sarongo? Nawe musabiye umugisha mwinshi ku Mana, musabiye no kuramba. Sarongo, uzambwire niba hari uburyo bw'ubuhanga bateramo impanga, nanjye nzagira uko ningenza. Hanyuma rero Rusi, wicaranye n'umunyamakuru aho Prose, ahora afite icyifuzo cyo kubyara impanga, fatanya nawe mu magambo make ugira icyo ubwira Imana ku cyifuzo cya Prose. Bro, Imana izaguha impanga pe, ndazigusabiye, izaziguhe ahubwo inshuro 2, rimwe abakobwa ubundi abahungu, izabaguhe. Umutumirwa wacu Rusi yarakoze cyane. N'abakurikiye Kamukama TV Rwanda, mwakoze kudukurikira. Rusi rero ansabiye impanga, namwe munsabire, nanjye nzumva uko gutwita impanga bimera no kuzibyara, nkabona zikura ari abakobwa beza cyangwa abahungu beza. Natwe reka dushime Imana ko ikomeje gukuriza impanga, kandi tuyisabe ikomeze izikuze, bakomeze baba abakobwa beza bashimwa n'Imana n'abantu. Asigaye Imana ibahereze umugisha, mukora subscribe kuri Kamukama TV Rwanda, musharinga iyi nkuru ku nshuti zanyu. Imana iduhane umugisha.